Hari umugani abanyarwanda bacugira uti buri gahugu n'umuco wako. Ibintu ni ukuri ntabwo babeshye. Hari ahantu ugera bitewe n'ukuntu babayeho ukagira ngo ntabwo ari muri iyi si dutuyeho, byaba umuco wabo cyangwa se n'imibereho isanzwe. Uyu munsi twerekeje mu gihugu cyitwa Ethiopia. Ku baba batazi amerekezo y'iki gihugu, giherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Afurika, ahazwi nko mu ihembe rya Afurika. Aha niho hari ubwoko bwatangaje benshi bwitwa Mursi cyangwa se Muni tribe. Ubwoko bwa Mursi buherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu cya Ethiopia. Abamursi bakaba batuye mu kibaya cyitwa Omo. Omo ni izina ry'umugezi munini uba muri aka gace cyangwa se uca muri iki kibaya. Ubwoko bwa Mursi bufite abaturage bangana n'ibihumbi 11,500 tugendeye ku ibarura ryakozwe mu 2007. Bavuga ururimi rwitwa Mursi language. Aho batuye bakaba bazengurutswe n'imisozi myinshi. Mbere y'uko dukomeza, reka manze muhe ikaze kuri Mungona TV mu kiganiro imizi y'ubuzima, igihe tugiye kubana ndi muri Ngoma Frank. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano, reka nkwibutse gukora subscribe, urabukoze cyane. Ubushakashatsi bwakozwe cyangwa se ubushakashatsi buvuga ko ubwoko bwa Mursi bwageze muri aka gace hafi y'umugezi wa Omo mu myaka 200 ishize. Nubwo none bavuga ko nta bimenyetso bihari bifatika. Abamursi bahindutse bene igihugu cyangwa se Ethiopia mu kinyejana cya 19. Ubwo umutegetsi wari uyoboye Ethiopia witwaga Minerike wa kabiri yarwanaga agafata agace k'amajyepfo gahana imbibi n'igihugu cya Kenya ndetse na Sudani. Aka gace niko kari gatuyemo Abamursi. Ubwo Minerike yafataga kano gace, Abamursi nabo bahise bahinduka abenegihugu ba Ethiopia. Abamursi ni abantu batangaje cyane. Mu muco w'Abamursi ni itegeko ku bakobwa ko iyo ugejeje imyaka 15 umunwa wawe bawutobora ugashyiramo igiti kinini ku buryo kigenda cyagura hantu batoboye. Gusa ibi babikora ku munwa wo hasi ugasigara uregarega, byaba nk'uko murabibona ku mafoto. Nyuma iyo umunwa wo hasi umaze kwaguka warakize neza, bashyiramo ikintu kimeze nk'igisahani. Saho gusa namatwi barayatobora cyane. Ibi kuri bo bisobanuye ikimenyetso cy'ubwiza ku bagore ndetse n'uburumbuke cyangwa se ubukure. Ikindi bakunda gutaka imibiri yabo cyane. Usanga imibiri yabo baratatseho amabara atandukanye. Ibi ngo babikora mu rwego rwo kugira ngo bakure abakerarugendo bityo babahe amafaranga. Kugira ngo umusore ashake kuba Mursi nuko agomba kuba azi kurwana cyane, kuko bategura amarushanwa y'abasore b'inkorokoro, maze umusore utsinze agahitamo umukobwa yumva ashaka wazamubera umugore. Abakobwa bose baba bari aho ngaho. Abamursi bagira imigenzo itandukanye nko kubyina ndetse no kubara inkuru ziba zarabayeho mu mateka yabo. Mu bigendanye n'imyizerere, bamwe ni abakristo ariko nanone umubare mwinshi ni aba animisme. Animisme bizera ko buri kintu cyose cyaremwe cyangwa se kiri kuri iyi si gifite ubuzima cyangwa ubugingo. Bizera imana yabo yitwa Tumwi, ngo ibigaragariza binyuze mu mukororombya ndetse no mu nyoni. Mu bigendanye n'imirire biratangaje cyane, kuko batunzwe n'igikoma kivanzemo amasaka, ibigori, amata ndetse n'amaraso y'inka baba bavomye ku majosi y'inka, kuko n'aborozi b'inka cyane ariko nanone bakaba abahinzi. Mu muco wabo abagabo nibo bagira inshingano nyinshi nko kuragira ndetse no guhinga. Abagore akazi kabo ni mu rugo gusa. Abagore bita ku nshingano zo mu rugo. Abamursi nta muyobozi bagira runaka,
ahubwo bo bayoborwa n'abantu bakuze. Umuntu wese ukuze mu bwoko bwa Mursi atanga igitekerezo kikumvwa neza rwose. Ikindi wamenya ni uko abamurisi nibwo bwoko busigaye muri Afurika bugitsimbaraye ku muco, byaba mu myambarire kuko baracyambara n'impu ndetse no mu mirire. Ikindi ni uko badakoresha ikoranabuhanga cyangwa se tekinoloji. Reka rero mfate umwanya nshimire wowe warebye iki cyegeranyo kuva gitangiye kugeza kirangiye. Mwibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere igeze kuri iyi channel, urayikinge nibikunda usharinge rwose kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kugera kure, kandi nawe bizaza bigufasha gukomeza kubona uko ikiganiro cyacu gisohotse. Ngaho rero amateka y'ubwoko bw'abamurisi, ubwoko butangaje, ubwoko bwo muri Ethiopia buba mu kibaya cya Omo. Habaye hari ikindi kibazo mwazatwandikira, cyangwa se habaye hari indi nsanganyamatsiko mushaka ko tubaganirizaho, bityo tugakomeza kwagura ubwonko bwacu. Nkunda kuvuga ko Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe mu kumenya ibintu byose bitugaragiye. Rero mureke tumenye. Wakoze cyane. None njye nari Ngoma Frank kuri Rwanda TV mu kiganiro imizi y'ubuzima. Musigarane amahoro y'Imana.